Abantu Jean Baptiste ndi umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Kimironko ya mbere. Turashima cyane dushimira uwezo ku mahugurwa meza mudukoreye. Mu by'ukuri bariya abana ni abana muri sosiyete nyarwanda usanga batitaweho kimwe n'abandi, ariko nko mu itsinda twakoze n'ibyo twagombaga gukora. Hari ibyo twiyemeje gusenyera umugozi umwe, twifashijwemo n'inshuti z'umuryango, tukabifashwamo n'inzego z'ibanze, yewe tukabifashwamo n'abariya bana tuba dufite hariya ku ishuri, bakatubwira abana bashobora kuba barahejwe bari mu ngo, aho usanga n'ababyeyi babo badashaka kubagaragaza. Twafashe umwanzuro rero yuko tugiye gukorera hamwe, tugahuza izo mbaraga, tugashaka amakuru yose ashoboka, abo bana bagakurwa aho bahishwe, bakaza bakajya mu mashuri, bagafashwa bakiga, kuko kuvuga yuko ufite ubumuga bw'urugingo runaka ntabwo bivuga yuko udashoboye. Ushobora kugira ubumuga bujyanye n'ingingo, ukuboko, ariko mu mutwe uratekereza. Ushobora kuba ufite ubumuga bw'ukuguru, ariko mu mutwe uratekereza ukandika. Aha rero twasanze aya mahugurwa yongera kudukangurira ku nshingano zacu, ku nshingano z'abarezi, ku nshingano z'ababyeyi, aho nta mwana ugomba guhezwa, cyane cyane ko turi muri gahunda y'uburezi budaheza, education for all.